Okay. Muri université wanize na université yego ubaka kanya nyine ukaba umeze gutya muri Ines muri Ines yego nize aye wize aye kandi ze surveying by'imihanda ibintu by'imihanda wabirangirijemo nibyo we specialisemo byose cyane mu baby twakundanaga yambwiye ati mama arapfuye ndavuga ati nawe babwiye ariko ntabwo wari uri mu rugo nari ndi mu rugo ngiye bagumbe twakundanaga naho twabanaga yari Kimisagara ngiye ndi mu Nyakabanda aramagara ambwiye ati mama arapfuye ndababwira ati bisimwe nababwira ati nta misi mama afite mama wese yararwaye Masaga ntabwo yarabimbishe simbizi byari byo tugiye nifite miliyoni ntabona kubeshya mvuga ati murizi gutora ngaye nta turasa zarenga n'abajama bongeyeho n'ibiki wowe ushyizemo turasa ushyiraho n'abajama bawe bakongera amafaranga umurenge urataha rwose nta kibazo urataha cyane byihuse icyo gihe byari ryari kugira ngo byibuze twumve miliyoni 2019 nko mu kwezi kwa mbere gutyo ndumva miliyoni icyo gihe yari amafaranga menshi imana yafatira ukumva magana arindwi ugashyira ku ruhande wakodeshamo inzu icyumba na salo kuko mutarabyara mukamera neza ariko n'ubundi ntakibona iki kiganiro ndi kukivuga atamenya ko ari yego ava ahantu nize ukajya mu batara umuntu wabaga hano ukina umupira babahita inuza kuribuka mu Ngororero mu Kabaya bashyiraga umupira ngewe no muri so wabona video azi ko nzo umupira pe byanyabyo ariko wowe ni wifata ukirya ku bantu bawe hadiri pasenti uzaba wakisha kubera ko amafaranga bino tutwa amafaranga amushyitse uyu munsi ubuyafite ariko ejo yego aragenda ntabwo menya naciye reka yawamenye se aciye he we wari uyafite wagiye kubona ubona je ari umujene w'inshuti yanjye rikumva yakuze papa wabona afite amafaranga nyuma aza kubwira papa ze ko nakuze ufite amafaranga yagiye he papa we yamusuje ari kurira arambwira ati mwana wanjye amafaranga ni umushyitsi ese umushyitsi arigandagera mu rugo iwawe yaza akaryama uyu munsi ejo gitondo agacomoka cyangwa ukamuha iminsi 2 niko amafaranga ameze rero mbere muzakwiryaho ngo yabonye amafaranga n'ibiki uzamupo mwihorere wikorera ibyaho 079 2 8 9 13 Nizeyimana Obed yego subiramo 079 2 yego 8 yego 13 yego 80 Nizeyimana Obed. Mwiriwe neza abanyarwandakazi ubaka kanya wageze kuri Kemi TV show twageze muri content cyashya yo ubuzima bwanjye ese Grand Frere turi kumwe nande muri kumwe na Nizeyimana Obed aka Obedara Nizeyimana Obed aka Obedara abantu benshi bakuzi kuri Obed cyangwa bakuzi kuri Obedara kuri Instagram nyine ku ma social media banzi Obedara ariko mu buzima busanzwe ni Obed Nizeyimana ese Obed Nizeyimana Obedara ubuzima bwawe ni ubuhe ubayeho gute muri no minsi jewe tuvugana ubuzima bwanjye butangira bwari bumeze neza ncuruza imyenda n'ibiki nibeyeho nta kibazo biza kurangira habayemo akantu nyine ndafeyaringa ariko ubu ngubu ubuzima mbayeho ubu ngubu ntabwo meze neza for real kwa butabaye neza rero wenda sinzi nimba uruhare rwanjye cyangwa uruhare rw'abandi bantu yego ya ubu buzima mbayeho ubu ngubu tuvugana ni nabi ntabwo mfite aho kuryama yego ntabwo mfite aho
no kurya ni ibibazo kumva yego keretse abajama banjye iyo bandemeye nkajya kurya kuko mfite abajama banjye ku ruhande bajya bandemera nkarya hari ubu ngubu tuvugana ko ubuzima bwanjye mfite. none abo bajama bawe bakuremera gute? bandemera kuri telefone. Kuri telefone nyine gute? Urumva ufite telefone? Na telefone ifite ko mfite simukadi banshyirira kuri simukadi yanjye nkagenda ngashyira muri telefone y'aho ngomba kurya nkabishyura nkarya nkajya kuryama nyine no kuryamira ku muhanda. Abo bajama uri kwiryamira ku muhanda bro? Abo bajama nyine ni abahe abo bajama nyine bakuremera nabo mubana hano ku muhanda? No. Abitwa Rodrigue. Yego. Abitwa Jedeo. Yego. Abitwa Jeremy. Jedeo na Jeremy baravukana. Yego. Abitwa Ari. Abitwa Mike. Abitwa Kayumba. Abitwa Anderson. Abitwa Zakari. Akazamo uwo bita Eddie. Edouard. Yego. Akaza Sugira. Yego. Nabo ngabo n'abantu 10. Abo bajama mwabanye gute ku buryo still n'aka kanya ubahamagara ukabwira ngo mfite ikibazo iki n'iki bakaba basha kugikemura? N'abantu ki kuri wowe? Twabanye neza, n'abantu twabanye mu buzima, nyifite amafaranga tukabana neza nta kibazo, niyo mpamvu bandemera. Mwabanye hehe gute? Nicyo nyine hari abo twabanye muri ghetto. Yego. Hari abo twabanye mu buzima busanzwe nyine kwa kundi wibenda ushobora kujya mu kabari cyangwa se uricya utembereye mugahura mukaba inshuti gutyo. Yego. Ariko harimo twabanye mu nzu. Mwabanye mu nzu. Ariko hari umuntu umwe nubaho umwe wenyine. Rodrigue. Umwubahira iki? Niwe muntu mu buzima twabanye muri ghetto. Twatandukanye agiye gushaka. Yego. Hari na Grand Frère Faustin. Mufite ku mutima nawe. Mufite ku mutima nawe. Kuko hari ibintu yankoreye ntabwo nabivuga ari impamvu. Biri private? Biri private. Ese ufite imyaka ingahe? 34. Ufite 34? For real. Ese warize? Narize. Tubwire nk'ubuzima bwawe bwo ku ishuri ukuntu byatangiye ku buryo buri munyarwanda wese yabyumva. Nize muri primaire Kacyiru. École primaire do Kacyiru. Yego. Munsi y'ambassade. Nahize primaire yose. Yego. Ndayiharangiza. Njya muri secondaire agiye Rukoma. Rukoma naho nahuriye no mu mujama wanjye mvuga Rodrigue. Tuniho twahuriye. Turigana. Ibintu bigenda neza ntaribi. Aza kuhava ajya kwindi shuri ariko turakomezanye. No muri université naramusuye. Yego. Nawe aransura gutyo. Ngiye mufata nk'umuvandimwe w'ubundi. Yego. Ngiye mufata nk'aho tuvukana. Sibyo? Okay. Muri université. Wanize na université? Yego. Ubaka kanya nyine ukaba umeze gutya. Muri Ines. Muri Ines. Yego. Nize A1. Wize A1. Kandi nize surveying by'imihanda. Ibintu by'imihanda. Wabirangirijemo nibyo we specialijemo byose cyane. Ariko nageze hanze mbona bidashoboka. Nza gushinga biro ahantu bita Kuruyenzi. Kuruyenzi ndahabona. Kuri arete iza i Kigali. Yego ndahabona. Inzu iri munsi gutya kuri arete. Niho nashinze biro. Yego. Yishyura amezi 3. Yego. 2240. Ukwezi kumwe kwa 180. Njyana mu no mujama wanjye niye mfata nka petit frère ndamuruta. Wo mujama wawe bamwita Rodrigue. Tujyana uko wize civil je niga surveying. Ngomba kujya nkata ibibanza n'ibiki nkabisepara mu kuntu. Nawaza mvuga ati umuzazana pra uzayimushanyiriza. Dukora akazi. Biza kwanga. Twabonye umukiriya umwe yonyine mu mezi 3. Ukwezi kwa gatatu. Narabonye nawe ndasubira ahantu. Niba mu mezi 2 ashize tubonye umukiriya umwe kwa gatatu bo tuzabana mu bangara. Ubura byihoreye. Bitabyihoreye ntanisubira mu myenda. Ko nibyo nimenyereye. None reka dutangire ubuzima rero ugeze mu myenda. Mu myenda nagezemo.
ubwo tubwire like uvuye muri biro yawe urayifunze noneho ugeze rero mu myenda wayicuruje ahagana he igihe kingana gute gutyo? Imyenda yewe narayicuruje kumva narayicuruje kuva 2000 nabihereye kera ahubwo ariko uko nabikoraga bitari official bako bibaye njya kubigira official naho nyuma yaho ngaho. Yego nanjye nibyo nibwo nese avuga ati amafaranga asigaye reka nyashyire mu myenda. Yego curuza imyenda 2017 yego kugeza 2020 muri covid itangira. Yego covid yatangiye hari umubosi inshuti yanjye amwita Wenzi ntabwo nabura kumuvuga pe amwita Wenzi yabaga mu Gasyata twagiye kurangura amabara abiri ibara y'ishati n'ibara ya t-shirt ivanze n'amashati na cost. Yego twayiranguye twaziranguye ari ebyiri miliyoni 1.1 ingawa ziciye 500 imwe niba duca 600 nacuruza iminsi 2 covid itijyamo kandi bize covid igitangira twamaze nk'amezi 5 ngira ngo nta muntu ubasha kwinyeganyeza twaduhiye gutyo niho ubuzima bwatangiye nyine kuba bubi n'ibiki birebire pa. Nigeze kumva umbwira ngo wigeze kwambika Kenisol, ndagira ngo usubire inyuma ho gato mbere yuko muhura ikiciro rugezeho urumva ugeze ku kiciro cyo kuba wakambika nk'umusitari biba byatangiye gute? Kenisol kugira ngo duhure kamigusobanurira ngiye mukuru we yize ahantu nize. Tangirira inyuma ho gato kuri mukuru we byatangiye gute kugira ngo nyine aba yamugupasa wari ugeze ku kiciro cyo gucuruza imyenda? Nibanza wumve ntago Kenisol twahoye mu buryo bwo kumwambika oya ngiye nabanje kumenya na mukuru we. Yego ava ahantu nize ukajya mu batara umuntu wabaga hano ukina umupira babahita inuza kuribuka mu ngororero mu kabaya bashyiraga umupira ngewe n'umuntu wese wabona ino video azi ko nzi umupira pe byanyabyo ariko hari n'umujama n'isana hamagara ita Pasi Ishimwe Pacifique akavuga ati igiye mu bantu nziye batatu mu Rwanda bazi umupira harimo Obedi harimo Haruna sinzi mu yajya avuga wundi wa gatatu yarangiza umupira byanyabyo cyo no ku ishuri niga muturokome banyitaga na Edinyo utuna nikweraga twanjye twari tumeze nk'utwe. Ubwo rero umutipa hageze bamwatara mu bijama wavuye hano tukaba Obedi cyane gutya biza kurangira duhuye nyana twibera inshuti gutyo noneho umujama twabanaga ashatse bitamamagara uwo nguwo bamwita Jarine bari muri Canada. Yego arambwira ati ese nimba koko Petit Frère afite ibikoresho byose n'ibiki wagiye ukabana nabo jya kubana Keni gutyo bwa mbere 2019 tubana undi mujama bita Joachim wo muri Symphony Band sinzi ndimba umuzi. Joachim ba muri Symphony Band. Ndi Symphony Band naho kubwira bose harimo Frank akabamo Joachim akabamo Etienne akabamo Fabrice nakana gatoya ka Fabrice wone gatoya kashyize amadede gucyukunda ariko kanywa inzoga. Abo bose mwarabaye bose bazaga mu rugo narere wizi turaziranye sibyo nabandi nabakubwiye ubwo buzima nabayemo ariko nta byadanje. Rero ubuzima ndi mu ngubu twari tugeze ukuntu mwahuye na Kenisol. Kenisol twahujwe na mukuru sinajya kubeshya nahujwe na mukuru yarambwira ati genda bana na Petit Frère yewe wanjyanye ubwe uko yaragiye muri Kenya mukuru genda bana Kenisol na Joachim turi batatu twenyine turabana nkajya mwambika nyine nari mfite imyenda ncuruza nkajya mwambika nawe ubwe aricyo yakubwira hari clip yakoze ngewe mwambika imyenda yose. Iyo clip ni yihe ni yenda bayita
kanumva indirimbo iyo ariyo. Hari Semanime yayo ko muri Congo uri kumva. Hari indi bita Forget nayo ntabwo nari mpari. Turi kumwe. Hari indi bita ngo iyo ni ya kera abantu bataranamumenye. Ako nawe arabize ko yabibona kose ino video yibonye. Ahita avuga ati uraza kuyibuka iyo ndirimbo. Nshobora kuza kuyibuka nta kibazo. None turi kwibaza ubwo buzima bwose wabuciyemo ufite ababyeyi ariko ubu nabo bufite. Nta mubyeyi mwingera ngiye. Tubwira ubuzima bwawe hakiri ugifite ababyeyi n'ubu ngubu utabafite. Nyifite ababyeyi. Nakora ngifite umubyeyi uko umubyeyi wa mbere yapfuye mfite imyaka 2. Ingahe yani mfite ko yapfuye muri 2000 mfite imyaka 8. Yego. Papa wanjye. Mama yapfuye 2018 sibyo? Ubu ni ngiye umuntu nzi sheri wanjye ni mama. Niyo mushe nagize ngiye mu buzima bwanjye. Kuko iyo nabaga mfite ikibazo sinzi n'uburyo yabimenyaga njyewe akabyumva ko nagize ikibazo nkumva arampamagaye kandi basho umeze gute ati wapi ati mfata muzuze kundeba aje kumureba yego nkasanga igikapu nyine twasanya n'ibiki hamaze kugenda mu gikapu umufuka wame nukoreho wa kabiri abari ukoramo nkasanga nshyiramo $150 yego ntabwo sema ko wari umwe nkore mu gikapu ko nsanye amafaranga ati ibyo bitwaye wewe fata ibyo usanzemo ubitware nkibaza uyu mubyeyi ubundi ntamugurana iki na papa ubwe abere mu biyizamo ariko mama yari byose kuri njyewe. Mama we byagenze bite? Mama yarwaye bisanzwe. Inkuru ya mama yaho gato. Mama wanje yari umubyeyi mwiza sibyo na nisa niwe wanyisha gukunda abantu. Yego. Ambwira ati Obed mwana wanje. Siki iyo hashiraga nk'icyumweru nta mutipe uraza kunsura mu rugo nkiba mu rugo. Ari kumva? Yarambazaga ati abajama bawe byagenze bite? Mwarashwanye byagenze bite? Navuga ati mama oya ntabwo twashwanye nanabahamagara ko byumva. Akugenze kuri mama nje ntabwo bingendekera neza. Nyine ho gato. Ashaka maze ngena dusimbutseho gato wenda mama wawe aza kurwara yararwaye abagiye nuza mu Nyakabanda umunsi wanyuma ajya gupfa. Yego. Nagiye kumusezera yaramugaba ati ndashaka Obed ko ngiye mukuru mu rugo ndashaka Obed njya kumureba ndi kumuseza ngiye gutaha uko afata gutya kumva arahwera bana byarangiye mbwira abantu bate ko ndabana bapfuye hashize nk'amasegonda ngahe mbona aragarutse ndavuga okay ariko mu gutana bwiye abajama twabana nabo ati mama nta minsi birafite ntarapfa ko narebana ko ameze nabi pe. Yego yo yangana ibibwiye umujama wanjye twaruturiga twabaraga nyine ubwira kubwiye mu gitondo saa 6 zuzuye umbe twakundanaga yambwiye ati mama arapfuye. Ndavuga ati nawe babwiye ariko ntabwo wari uri mu rugo. Nari ndi mu rugo ngiye bagumbe twakundanaga naho twabanaga yari Kimisagara njye ndi mu Nyakabanda. Aramagara ambwiye ati mama arapfuye. Ndababwira ati bisimwe nababwira ati nta misi mama afite. Mama wese yararwaye Masaka ntabwo yarabimpishe simbizi byari byo. Nayimuzaga akambwira ati mujya byo uri kurwaye nta kibazo
abantu bose babaga mu cyumba cyiwe narazaga nje kumusura ngasanga hapfuyemo umuntu. yararwariye muri hevuriro i Masaka. i Masaka Ku bitaro by'i Masaka ku Bashema. ntabwo wigeze ubaza abaganga nk'ikintu yari arwaye we niba wape abaganga se bakubwira iki? Ubundi umuganga abwira warwaje niwe abwira indwara yiwe. Wowe ntabwo keretse we avuze ngo mubwira indwara ndwaye nibwo ayikubwira. ni ukuvuga ngo mama wawe ntiyashakaga ko umenya ikintu arwaye. Yego. ukeka ko byatewe n'iki kugira ngo mama wawe ntifuze ko wamenya indwara arwaye? Hari impamvu yiwe koko njyewe yarankundaga yarazi ko n'ubundi agomba gupfa arikumva icyo ariko mbikeka agomba gupfa akamesha ko azapfa. Yego. Kugera nkuraga byadanje. Niyo mpamvu rero atabigiraga ibyo bintu kugira ngo niwe muntu mu buzima wambabaje. Nta undi muntu wambabaza n'umwe n'umwubaho. Nta undi muntu umwe mubaho wambabaza. Yego. Nta ubaho nawe se yabarindi yaba avuye se. Reka komera. none twe turi kwibaza byibuze muri abo bantu mwiganye ujya ugerageza wenda nko kubahamagara kubavugisha? Genda bavugisha narebi turanavugana bose n'abaje banye narebi. Nabo wenda baduma anyisa nyiriho umwanyoza 2 muri 5 muri 10 gutyo nkabaho nyine gutyo narebi. Nabaje tumanye narebi. Uskeka ikintu cyatumye umera gutyo cyangwa utangira gusubira hasi n'urwo rupfu rwa mama wawe narwo rurimo? Narimo. Ngo rwa mbere ahubwo. Ni nk'ibihe bintu bitatu byatumye usubira down? Ntabwo ari bitatu ni bibiri. Mama wanjye undi muntu umwe ntabwo nshaka kumuvuga. Singomba kumuvuga babarira. Ni mama wanjye n'undi muntu umwe byarakurikiranye gutya. Uwo muntu yagukoreye iki? Yarambabaje. Gute? Navanguka ari gutera. Gerageza numve. Yabaye nkunyanyiza ubuzima. Gute? Kibyo napangaga yarabyangije byose. Ndambona ko ibintu byose no bibaye zero. Wari uri gupanga iki muri icyo gihe? Abona kivuga. Kandi for real abona kivuga. Bivuze ishigana kibonye yahitamenye ibyari kandi simishaka ko yari ishakiye. Uya niyo utavuga izina rye? Njyewe nari mfite amafaranga. Yego. Ndi gupanga ko twakora umurenge. Wari ufite amafaranga nkangahe muri icyo gihe? Icyo gihe nari mfite miliyoni. Ntabona kubeshya mvuga ati murizi gutora ngahe. Nta turasa zarenga. N'abajama bongeyeho n'ibiki. Wowe ushyizemo turasa ushyiraho n'abajama bawe bakongera amafaranga. Umurenge urataha rwose nta kibazo. Urataha cyane byihuse. Icyo gihe byari ryari kugira ngo byibuze twumve miliyoni? 2019 nko mu kwezi kwa mbere gutyo. Ndumva miliyoni icyo gihe yari amafaranga. Yari amafaranga menshi imana yafatije. Kumva 700 ukashyira ku ruhande. Wakodeshamo inzu, icyumba na salo. Yego. Kuko mutarabyara. Mukamera neza. Ariko n'ubundi nakibona iki kiganiro ndi kukivuga. Atamenya ko ari kandi we yarashatse. Ako nyereye ukuntu umeze. N'ubuzima bwawe turi kuganira. Ubu uteguye umurenge wari ufite miliyoni? Yego. Ako nabyo yarazi ko nayabonye. Twahuriye mu murenge w'undi mujama. Ntangana ku musugu cyane mvuga imeze ukuntu. Ndamwihorera. Ariko kuva icyo gihe nta ndi mugenda akunda ngiye mu buzima bwanjye. Nyine urumva wateguye umurenge. Ese warawuteguye birakunda byagenze gute? Tubwiremo amaguru. Yewe nateguye umurenge ku giti cyanjye. Yego. Ariko mbona umuntu atangiye kwigira ukuntu ntazi. Ubu utazi. Ukeka ko byatewe n'iki? Byatewe n'abashuti biwe. Ajyaga mubwira ati
sura mujene ubona zakumarira iki bikene bike mu baby acamo icyo gihe wari umeze neza boko sinaguretse amafoto MSO yabonye genda rimeze boko meze neza cyane ndi umusore utabyibushye utaranutse nambara neza nta kibazo mfite udufaranga twatuma mani nshobora kuba natugana n'amatipe nka 5 bakarya ku ikofi yanjye n'abana nagatsindiye neza bakanywa. None kuki nyine uwo mukobwa yakwanze uri gusa nko we umbwira we byateye baby babusitiwe baravuze ngo gusa ngura mujamango bana ngo udufaranga afite ngo muzabana ngo bikunde yego bamujyana bafite ikofi nyinshi yego ijya misho kunywa inzoga noneho akomeza noneho inzoga arazikomeza koko tunatandukana yajyaga amamugara akamwe ati uri he nkamwe ntimbere mu rugo ati ngwino nkumbwire abandi reka abajama bari kumwe kare bari abajama banje unyumvire kamwe ati ngwino umuntu waragushaka ukajya nyine kureba uwo mukunzi wa hanari uwo mwahoze ngiye nabwo ngiye kureba abajama banje kumbi bo ntibandabure ngo ni nuzu gushaka ajya kubona nkabona arahari tugahoberana n'ibiki nkavuga ati nongeye kuyengera uri gusinda gutyo toka Imana agize cyo kora yagize amahirwe umuntu w'umubose aramushaka ko umwana uteye neza cyane nta kibazo ameze boko cyane pe nta kintu wamushinja ubu yahuye n'umubose baribanira nta kajambo kangana nanjye kabose hafi gafite amafaranga muri etaje s'ubuguru mbata narubeje mujya muvugana se reka twavugana iki ujya utekereza ko bamuhamagara wapi kuze ubu ntacyo yamarira naba muhamagara ngo bitange nyuma rero yo kumubura nizihe ngaruka byakugezeho ndanisa kuba namubura sindabona umukunzi ngewe wigeze umushaka cyana sinzi umuntu wandagishije sinzi uwo ari we ntabwo nshaka umukunzi ngo turakundana ko buzima bw'ibere umva mama yarapfuye 2018 nawe twangana 2019 nero depression zinshira imwe ndakeka tugaruka ku buzima bw'uyu munsi abo wenda nkuko wenda wahuye nabo batipe ujye ubahamagara mukavugana wenda reka tuvuge nkuko wenda Kenny Solo mushaka kuba mwarahuye mukabana mu buzima wa Airways wa Mistake ujye ugira nk'ikibazo ukaba wabahamagara umuntu jya bahamagara tukavugana Kenny Solo na Joaquim nibo muhamagara bakandemera n'umugore wa Kenny wagendemera hari abo mujya muhura muri abo kubona na gutya kubitewe n'ubuzane beremo nako byakunda kwa ko banzi mfite ukuntu nsa akobona ngo twahura nge nabo baba bafite isoni kandi abizo basitare ukuntu bagomba kugaragara niyo bajya mu kabari ntago bazana kuromboka bajya gomba kujya ahantu hameze neza za Pegasi ngo zaki twamenye ukuntu ego nibwo buzima babo ninde muri bo muri abo ngabo bajya nyine ninde washimira Kenny Solo wamushimira gute agendemera ngiye ajyamo amafaranga nyine nko mu magambo make wamushimira gute namushimira ko nago yize mbere umwana mubi nago yize amemukira na nisa ikibazo cyose nagira akakimenya yabijyamo nk'iki wamubwira nawe mufite ku mutima nta kintu ufite ku mutima ya nta wundi ni Kenny Solo wenyine cyane wenyine ujya utekereza ko ubuzima bwawe buzahinduka yego yasinya niheba ngewe iyo ubitekereje ukora iki iyo mbitekereje bana ngicara ahantu njyenyine hano mu turi kumwe njyenyine yicarira ahantu nka medita ngatekereza nkabaze uyu munsi wose biraza kugenda gute bimanaginga mu mutwe wanjye nyine ukora iki ngo wenda ubashe wenda nko kurya mu gihe cyangwa kubaho mu gihe abo bantu bataguhaye wenda nk'ayo mafaranga cyangwa batakuremeye njyewe
iyo batandemeye kubona akazi mfite nyine ngo ngenda burara nta kibazo, nkihangana nta kundi nabigenza, sinajya kwiba kugira ngo ndye, oya njye niba ku giti cyanjye nta n'umuntu natura ibibazo byanjye, keretse umuntu umbonye akambwira ati be bite, amwe ni sawa, atari kuguha ngo ni sawa gute kandi mbona atari sawa, ntabwo ibyo uri kubona rero aba ari byo ukora. Yego, hari umuntu wigeze ugutega ngo arebe ko wenda waba wakiba cyangwa wakorakora? Amwize kuntega, twagiye kuba turi kumwe nyine ngiye kucumbika iwe kumva, anega telefone n'amafaranga ngo arebe kuko nshaka kuryama cyangwa se nje kumwiba, ngenda ninje kwiryamira, ndiryamira. Mu gitondo nibwo yabimbwiye, sinari ko yabinze ibyo bintu, mu gitondo nibwo yambwiye ati ese mwana ubundi uteye ute, njyewe uko nteye ni ukwanjye, nta n'umuntu wamera nkanjye, umuntu amera uko, ati se ubona telefoni n'amafaranga kutabitwaye, nawe se naje gutwara telefone cyangwa naje kuryama, arahambwa ati cyakora atandukanye, ati nari nzi kuri igisambo, namwe sindi igisambo, sindi n'imbobo, sinirya, ubuzima nibereyemo ni ubwanjye, nimba ndi mu buzima bubi nawe ejo wamera nabi, uyu munsi ni njye, ejo ni wowe, ejo n'undi, sibyo? Kimwe nuko n'ejo nazi ko ameze neza, wayibona wese yavuga ati, kandi no mu maso nambonye naho nimba uwo mwana, gusa ibikomere mfite ubona wenda bankasa nk'inzembe bya bintu by'amabobo, bakata inzembe ukuntu, reka njyewe nimeye kwanjye ku giti cyanjye, nta mutima mubi, umuntu uzashaka kumfasha azamfasha, gusa azabishaka azabyihorera, Imana izakugirira neza. hari igihe Imana izavuga ati uyu mwana ariko nyamara akina arusha abandi, akamwifashiriza, ashiduka nimereye neza, kandi nzongera ngiye furashe nk'izo nipfite imyenda imbere, nzazigenda bizi neza. Bijya bikubabaza kuba umeze gutyo utameze nk'ukuntu mbere wari umeze? Yego, birambabaza ngewe kuba ntajya no mu bukwe bw'umujama wanjye Jeremy. Kuki utabujyamo? Rega uko wagenda ko ariko kose wowe wajya ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, kubera ko ubwo bukwe bwagomba kuzamo abantu bose tuziranye, bajye kunseka ngiye kubatera no bede yarapfuye nabi byararangiye, kareka bigatuma utabujyamo. Yego, ntabwo nabujyemo kuko umwanze, kuko namuhamagara namubwira ati Jeremy rero inshuti yanjye, ntabwo nzaza kubuzamo, namukuru mwita Jedewo, nabeza mwamara ati ntabwo nzabuzamo bitewe n'impamvu iyi, ati ubwo sawa nta kundi wazisaba. Hari igihe inshuti zawe zigeze kuba zagerageza kuba zateranya wenda nk'ikintu ushobora gukora kugira ngo uve muri buno buzima? Bigeze kubikora, baraterateranya ngo bajya kugura imashini yo kudoda, ayo mafaranga sinzi nyabona. Ntabwo wigeze uyabona? Ntabwo yakugezeho muri make? Ntabwo yangezeho rwose, nabo niba muri iki kiganiro bazabivuge ko wenda nababeshye, muri komenti bazabishyiremo, njye sinzi kubeshya njye mu buzima bwanjye. Yego, njye ntabwo nzi kubeshya, njye nkubwira ibya nyabyo ukabikora cyangwa ukabyihorera, nta nubwo ari n'imbaraga cyangwa se itegeko kugira ngo unkorere ibintu wowe oya. Njye n'uwo mukobwa twakundanye naramubwiye ngo njye ndagukunda ariko wowe nta tegeko ufite cyo kunkunda, njye reka nkunda ku giti cyanjye ko wowe wese wankundira icyo biza kubanya dukundanye, nyine icyawe ni icyawe. Ugeze kuvuga ngo gucumbika, no gucumbika nyine ubu ngubu aka kanya uri kuba he cyangwa uri kurara he? Gendara ku muhanda mwana. Wigeze ugerageza gukodesha inzu? Kera. Uheruka nko kuba mu nzu yawe ryari?
2018. 2018 ahandi ho nabaga ncumbitse bisanzwe kugera n'isaha. waracumbitse kugera ryari? Kugera n'isaha uyu ubu ngubu mbwiye ko uri kurara ku muhanda? nabwo naho ncumbitse tugera ngo wenda ngo ni ku muhanda kuri kaburimbo. Ni umuntu nyine unganyigisha nyine nkagangika nyine nkabona burakeye. kuko naho bibaye ngombwa yakwirukana hari ukagera ku muhanda kuri kaburimbo. Noneho niba urara ku ibaraza hari ikantu gashitinze gutya ikintu tumvaho. Tuza mfite umujama wanjye leta nuza mu Burundi wo muri Colombe kira akameza ngacomoka gutya kwa systeme cya ahitamo kwamenya nkatishyiraho akantu gutya. Nabona bukeye saa 2 mbagomba kuba mpavuye kandi ngo baragenda basangahe nka saa 10. Unyumve nawe ibyo bintu. uvuga indimi zingahe? Yewe ntago nzi ndimi mvuga sibyo ariko ari igihe uvuga ururimi icyo uvuze nkacyumva aba nanagusubiza. harimo icyongereza, harimo igifaransa, igiswahili kumva ikinyarwanda nyine cyacu. Ibyo byose hari igihe uvuga ikintu nkumva ndi kucyumva aba nagusubiza. Hari nk'umujama yaraje nari naraye ahantu kuri resitora hepfo kwa Rezizoaze kwa Rezo. Ukumva haza umupeti uvanze ngo yaramenye ngo Arabian n'umunyarwanda ariko atazi ikinyarwanda neza ariko akongereza kaza ariko kameze nyine nk'akabana w'umuruza mu Barabu katari kenshi. Umutipe ucuruza aho hantu habe zero. Ubwo arahansanga bivuga uburyo yabivuze nyine muri urwo rurimi yashakaga umureti n'ifiriti. araza avuga ati nguki ngo yavuze ngo I want ngo ukuntu yabivuze nabanje guseka ni ku ruhande ndavuga reka mfashe umujama ngo I want omelette. Nuza arayizi biramucanga ngo bengo wanyumve ngo nari kuvuga ndamubwira okay. Aravuze ngo arashaka omelette ariko w'amagi n'ifiriti. yabivuze nyine gute? We numva omelette kumva ni omelette nyine mu Kinyarwanda bavuga ngo ni omelette ko omelette ntago mu Kinyarwanda ubaho. Omelette ni mu Cyongereza sibyo? Mujama arambwira ati none birancanze ibi bintu. Ndamubwira kandi nivugana nawe ndamubaza what? I want omelette. Omelette. Bajya kumukorera bakora uw'amagi na capati. Ati wapi? Haba haciyeho nuza haciyeho Kazuba. Kazuba se umuzi. Umujama baramubonye aratanga arabyadanje. Ati uriya mwana se bamunkurikiraniye. Yabikubwiye nyine gute? We sa nk'ubivuga nyine muri urwo rurimi mu Cyongereza yakubwiye. Azi Ikinyarwanda ariko ntabwo ari cyinshi. When I want this woman. You have money? Kuramubwiye you have money? I don't worry. Amubwira ati 20K. I have money in my phone. Kumbi ni amafaranga bamwoherereje
kuri niba ari Western Union ntabwo urumva ntabwo yaza ku telefone nyine bakwereka message ariko ugomba kujya kuyabikuza he mu mujyi byaje kurangira na wa mureti atawuguze agiye ajya ku makaro ku makaro abajama baramwanjama bashaka kumwiba telefone nahise mukura mucamushaka kuri moto acomoka abaracomotse hari umushuti wawe mwajyaga muganira mu gifaransa reka igifaransa ntabwo ngizi bya danje ariko ikintu ushobora kuvuga nkacyumva naho gusubiza bikaba ikibazo ahubwo nkaba nakibije ikintu ushaka kuvuga wabasha gutanga ubutumwa mu gifaransa biragoye ntabwo ngiye kwirarira mu cyongereza nabwo ni gake ni gake cyane cyangwa byagiye bigabanyuka urumva uko iminsi igenda ikura ese ubu niba ufite imyaka 34 sibyo ndahebaza nk'igihe nigiye twiga mu gifaransa sibyo bahita baduhindura dushyira mu cyongereza ibaze gufatanya igifaransa n'icyongereza n'igiswahili kizamo niyo mpamvu uza agaswahili gakeya kumva ubwo se urumva noneho nyuma y'ibyo byose hazamo n'akantu k'intuza kiki utangiye kunywa inzoga ryawe ari kera oya ndi kuvuga utangira gukabya ku buryo gukabya nyine byo kurengera kunywa inzoga 2019 naho maze gupfa ubwo namaze gukabya kunywa inzoga nibwo watangiye gukabya ukeka ko inzoga ziri mu bintu byakwangirije ubuzima ntabwo arizo ntabwo ngiye kuzibeshyera kuko mbere nari nazinywaga bya danje nkanabyuka nta ngoba mfite kuko nabaga mfite ibyo kurya kandi bimeze neza ariko ubu ngubu nshobora kuba nazinywa nari buze kurya nkabyuka numva ndi gutitiramo ukuntu kurya se urabibasha wabonye mbibashije se uko wabibonye wabonye mbibasha njyewe byibuze kinwa nshaka ni ukumva najya dukeya ahashyiraho amasaha 3 cyangwa 4 arya utundi ni gutyo ariko ujya uvuga ngo kurira rimwe direct wapi ntabwo nabishobora ariko wenda biri kugwa ariko kumbwira nayibonye ako naribi hari igihe bizakunda kandi umwanzi agucira akobo Imana ikagucira akanzu cyangwa satani akagucira ijipo Imana ikakudodera ikanzu hari igihe bizakunda mu buzima bwanjye ngiye kunumbaho sinjya niheba uko ndeba gutya ntabwo ujya wiheba ku izina ry'Imana sinjya niheba ntabwo ujya utekereza ko kuba umeze gutya wenda haba harimo nko guhumana cyangwa wenda baba barakuroze birashoboka ko hari umuntu ndanabizi ko ari umuntu wandoze ndanamuzi ariko sinamuvuga ariko kubera Imana hari nzamuvamo hari nzamuvamo noneho akabana ameze neza kurusha uko yankekaga tekereza ko yaba yarakuroze nk'iki byanoze ntabwo nabivuga yageze uducire mu ncamake kubura buri kimwe ubwo mbiciye nyine byose mbiciyemo nyine ubwo kubura buri kimwe yanoze kuba buri kimwe kubura abantu igikundiro amafaranga ibiki byose nabiciyemo ngubwo nubwo mbivuze n'ubundi nta kundi ujya wibuka gusenga ngiye ikintu nsenga ngiye nibereye nyine aho ngiye kuryama bati Imana undinde ndamuke nta kindi Imana ubona ikurinda se yewe irandinda pe nubwo umuntu ndi hejuru ariko Imana irandinda nkaba ndaramutse kurinda gute nko mu ncamake
nshobora kuba kumva naba ndi gutembera mu muhanda nkageza nka saa 10 za mu gitondo abantu njya kwigangikira atanigangikira saa 2 nkabyuka amasaha 4 timba umuntu ku muhanda umbwira ati se bimeze bite nkabana ni kwa kundi nyine insaza ategera mwereke tukagenda wenda akanywa agacapati n'ibishyimbo nkaba mbikinye usanga za mitondo nkaba mbikinye rero na breakfast bisanzwe sibyo nkaba gakenyereraho nk'agasata cyangwa saa 7 ajya kuma umukobwa yarambwira ati ese bimeze bite nkavuga biraho nyine ese tujye kurya aho bitwaye iki twahera tujya kurya tipura y'igihumbi tukayigabana turi babiri nkayiporeza nkagaporeza kugeza imana bibashe n'ubundi niramuzice nawe ukajyamo ibisigaye nijoro hari abakoboyi banjye bivira mu bugendo n'abashimira imbere rwose y'Imana ntacyo nabashinja harimo bita Kevin hari Imbabazi y'igikara Imbabazi w'inzobe kabamo bita Emile bakora inzara mu mujyi abashiti banjye ntacyo nabashinja rwose bakaza bagera hano niba bahazi bakambwira ati mwibatse mwere mwana mama bakambwira ati ufite inzara avuga iyo nshonje nkabote mfite inzara akambwira ati fata amafaranga maze yo kurya uradusanga n'ubundi yego akaba undi mujene nsigaye w'inshuti yanjye nyine byadanje bita Pamphile avukana n'umujama bita Rasta Pamphile rwose Imana izajya imumera umugisha tumaze guranga gatatu ariko ibintu yankoreye ntago bibaho Imana imuhe umugisha Imana imuhe umugisha urumva kabisa abajene bawe bagenda bakuba hafi nayo nko wabahaye hafi bamba hafi kuko nanjye harabona baye hafi hari n'abagenda babinyishyura hari n'abagenda nyine bakigira ukuntu ariko kwigira ukuntu buri yimba nkubwira ikintu sibyo ese ubundi uzi impamvu uri ku isi ndakubajije ntabwo uzi impamvu uri ku isi sibyo nanjye ntabwo mbizi n'undi wese ntabyaza ukeka wowe ko impamvu uri ku isi ari iyihe impamvu itumye uri ku isi harimo Imana sibyo harimo n'ibihuha n'ibihuha uzi impamvu mvuze ngo harimo ibihuha ze nuko Imana nta n'umwe urabonana nayo wasanga impamvu turi no ku isi hari n'ibihuha hari ibintu bitabayeho dufite ukuntu twabaye ukundi tutazi ariko abenshi twizera ko ari Imana itumye turi ku isi kandi tugomba kubyizera kuko niko kuri niko tuzi wowe niwifata ukirya ku bantu bawe hadiri pasenti uzaba wakisha kubera ko amafaranga ibintu twita amafaranga amushyitse uyu munsi aba uyafite ariko ejo aragenda ntabwo umenya yanaciye reka wamenye se aciye he we wari uyafite wagiye kubona ubona ari umujene w'inshuti yanjye rikumva yakuze papa wabona afite amafaranga nyuma aza kubwira papa ze ko nakuze ufite amafaranga yagiye he papa we yamusuje ari kurira arambwira ati mwana wanjye amafaranga ni umushyitsi ese umushyitsi arigandagera mu rugo iwawe yaza akaryama uyu munsi ejo gitondo agacomoka cyangwa ukamuha iminsi 2 niko amafaranga ameze rero mbere muzakwiryaho ngo yabonye amafaranga n'ibiki uzamupo mwihorere wikorera ibyawe uvuga ati ntaribi wowe nyiryaho nta byadanje niho ragenda
nube butumwa bitewe n'ibintu byakubayeho urumva wagize umwanya mwiza wo kubamo uhura n'abo bastari ugira ayo mafaranga ucuruza iyo myenda umera neza ni nk'ubuye butumwa waha nk'umugenzi ukiri kuzamuka kugira ngo ibyamubayeho nawe bitazamubaho cyo namubwira cya mbere ni uko yagira discipline nikumva discipline niyo ya mbere ukubaha buri muntu wese yaba uruta cyangwa se ukuruta ukamwubaha yego ikindi nimba uri mu kazi ukubaha abatuma umuntu abaho wabona amafaranga ukayakoresha neza utagiye mu biki n'ibiki by'ubugegera ngo byiki byo kunywa ngo urumogi ngo biki ngo byindi biteranwa rimwe n'imo gose nzi ibyo bihamye ukabireka kwabaho neza wene inzoga si byadanje kamanye zishoboka kunywa akayoga kinyota basomaho uducupa tubitatu kugenda kwiryamira ntari ariko iyo nyweye amacupa 20 ubundi ubwo bawumva atari bukwica tavugisha ukuri amacupa 20 ubwo atari bukwice ase umweyane uburimo neza ibibazo yawe ukabibona ariko ubu ushaka kongera ko 16 yose ukayongeraho bikaba 20 arakombinansura ariko ubwo inama wagira urubyiruko ruri kuzamuka ni ukwirinda ibiyobyabwenge bikabije sibyo bikabije iyo ndi kuvuga urumogi ibyo biraye borongo bya mugo nibiri bitengo munsi nje gutya ariko umva inzoga kazi gake inzoga zigwe drinks responsibly sibyo aje bitwaye itabi naryo se sawa ibisigara nyine bisanzwe nubwo ari yemewe ariko ntago ari sawa cyane nagira inama yo kunywa itabi dusoza ni nk'iki wifuza kuvuga cyangwa ni nkande wifuza guhuta mbwira nde biri muri rusange nyine yaba muri rusange yaba ari n'umuntu ushaka kubwira nk'umwe nta kibazo bangewe ikintu nshaka kuvuga cyane wasibyo ngewe mu buzima bwanjye kuno mbaho cyane nikundira abantu ushaka tubana tubakunda ndakunda n'iki cyose kitambangamiye ariko umuntu mbangamiye simukunda pe yenze kujiganira cyanjye Imana igumugisha mwana mama na kameramani imumugisha amwita Eme yewe nitwa Nizeyimana Obedi Pedala Karinda gusohuje ego nta kindi usuhuje Kenny n'umushiti wawe ego n'umubosi wahita bimenya ibyo ari byo Kenny ahita bimenya ntacyo n'ikiganiro atabimenya ibo ari ahita bimenya ego none Obedara yola bwa nyuma rero dusoza nyine tubwire nka nimero hari nk'umushiti wawe ushobora kubona kera bumwiganye mu university y'amasegonderi akifuza wenda yo kuba yavuga ati Obedi twiganye bamwita Obedara ambwiye ko hari n'umujene wa kwaminiyaga ngo Ronaldinho akavuga ati wenda reka mugurira agafanta wenda ntabwo twabanye nabi ndumva asigaye aba ku muhanda bayeho nabi ka nimero ka telefone ku buryo wenda ashobora no guterekaho byadanje nubwo na telefone mfite ako simukadi ndayifite telefone ifite matushe iza kugira ikibazo amatushe asa Liban ibiceri banciye bona sinapfa kubibona kuko n'umujene nyenyeje baguciye angahe banciye 8,000 kandi umujene banyeje 2 naho najya kubibika nzi ko ndi mubwiriko cyamburare nago ntajya kwirira ibyo ntubimbaza 079 2 8 13 80 Nizeyimana Obedi yego subiramo 079 2 yego 8 yego 13 yego 80 Nizeyimana Obedi yego niyo mazina yawe abari kuri iyo nimero yego sezerera abashuti bawe nababwira ko bakunda ubundi dusoza ikiganiro guys
I love you. Imana ibahe umugisha. Ukavuga mu cyongereza God bless you. Izabaho ibyo mwifuza byose nta kibazo. Nitwa Obed murabizi. Abanzi mwese amazina yanjye yose murayazi nta kibazo. Okay. Kandi ibyo muzakora byose Imana ibahe umugisha muronke. Aribi nimunyohereza cyase mukagira ibyo muzakora byose Imana izabahe umugisha ibasubizaho mwakuye. It's okay. Peace out bro. Ni kuri Kemi TV show. Yeah. Content ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye. Ubwo nibwo buzima bwawe.